ngageze hari imageragere bamufatana n'umwana w'umusore muto cyane ngo barimo gutingana ako gasore karimo karamutinga bahita bamwerekana abantu bati umuntu rwose ubuzima bayemo imageragere ntekereza yuko ari we muntu wikururiye ibibazo babayeho mu buzima niwe muntu wanzwe hari imageragere. Jihad rero ngarangije afata nyine nka kana kari muri gereza. Jihad yakareba nge wanagatuturikana ikiye kikamurenga kubera gukanyoterwa. urumva yarameze mani uzi kuntu yarameze se yarameze nyine nk'umuntu abantu uri hafi gupfa ukeneye umuti kabisa. Ibihe byiza kurasimo kurikira Dreamax TV n'umungwanyisha mwe karebu Comedy Buribanga The Badman The Game Changer akoreye imihanda nyita The Badman. Iyi ni Dreamax TV, reka ngushimira amaze gukora subscribe kuri Dreamax TV ndetse naho utari wayikora kaniko kanya ukore subscribe kuri Dreamax TV tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Ngarukanye kuri kamera za Dreamax TV na Oridi from Rubeje umuhungu wanyu mumaze kumenyera no kuri Dreamax TV ni yanyu ni yacu. Twese nutwahurire wowe ukore subscribe tugutemo ibiganiro byose ushaka nido kabisa. Tugarukanye na Oridi, amakuru yo ni menshi tumaze tabatama amakuru uyu munsi tuye kubatamo inkuru igezweho ni yihe uyu mwaka no kubanza duha abantu inkuru igezweho rero ni video hano iri guca ibintu ya Jihad umukuru nayo kubita uwinyuma ngakana wakimyaka zingahe ngo muri gereza kabisa yala wana nibyo bintu biri hano hanze. Wowe hano kuri Dreamax TV ubu hari tugutemo tukwereke byose uko bimeze ibyo bintu byo kuba Jihad yarareye ngo mupuri wakana gatoya bro. Jihad hanze muri society yari yarabaye umuntu urenze kumva none no muri gereza agezemo wana gari kumva atavamo kubera ngo kubona imipuri yato natabwo ntomera kabisa. Oya nawe twawita umupuri namenya wasanga nawe ariko bawita nawe ubwo bawita umupuri cyangwa ninyo nawandi ni Dreamax TV inkuru zo ni nyinshi nagira ngo noneho inkuru tuze kujyana akantu ko kandi inkuru tuyihere ku murongo no kwihera ku murongo nk'ubwira uburyo Jihad ari gukubita inzogera za Ruganzu abana bari kumwe muri gereza bro ngejoro ko bari kurara kubatatsa banihisha atene bari batugende umustar ningera hanze wana zagutunga bro. Ndagira ngo none ndagira ngo inkuru tuyitangire naho yaturutse ariko nanu bumva ibintu hagati batangiye kuvuga ngo ni brage murabeshya ibikini ndagira ngo inkuru none tuyitangire akantu ko kandi inkuru kuri iyi mihanda yazanywe nande byagenze bite inkuru rero iri ku imihanda urumva ngo hari umutipe ngo ari uri muri gereza bita ngo akarabo k'Imana akarabo k'Imana muje ufite ubumuga bw'uruhu urumva ngo yarari muri gereza ariho ngo niho yakuye ayo makuru. Bari bafungiye muri gereza bafungiwe hamwe yego Jihad rero ngarangije afata nyine nka kana kari muri gereza. Jihad yakareba nge wanagatuturikana ikiye kikamurenga kubera gukanyoterwa. urumva yarameze mani uzi kuntu yarameze se yarameze nyine nk'umuntu abantu uri hafi gupfa ukeneye umuti kabisa. Yareba kana gakamira amaretiro urabizi bya bindi birawari n'ibintu nyanumva ngabatipe ngo kareba ngo kana umukobwa kumva ngo byahanze ngo kwihangana kazajya mira leta ariko Oridi tutatwajya kure Jihad yavuye Nyarugenge bajya kumufunga. Ibyo bintu hari abantu bajyaga babivuga babihwihisa ngo Jihad ashobora kubagira gutya ari umutinganye n'iki yes urumva nyine ngo yageze aho muri gereza urumva yanaturutse hano hanze urumva baravuga ni umutinganyi ati Jihad yikundira abasore bagenzi biwe kigera muri gereza ngo yabonye akana nyine ngarakararikira yumva akagira iyirari avuga ati akankaka katamaye kuri gahunda kabisa byagorana urumva bagataka kana rero ngomba kugakonfirma ngakica mu mutwe ngakumvisha buryo ki kazabaho neza nikagira ute nikamereza. urumva no wari umurejande umushumukuru afite amafaranga afite amafaranga amubwira ati ngiye mfite na hit ningera hanze nzagutunga bro urumva. Noneho n'ikindi
urumva Jihadi akamushukisha ibyo bintu amubwira ati nzagutunga, kandi Jihadi ngo yagendaga no koga mbere yuko abandi bajya koga, akazajya areba ngo bari koga nyine ngagenda acishamo amaso, abatuye ni muzima, atuye ni muzima kabisa nk'amaye ngo byaba ari fresh. Urumva bo bigeze nyuma ngo kana kazara kabwira ati njyewe niwemera kumpereza, urumva iki niki hari n'ubuzima, urumva hariya ibintu byaho ntabwo bijya bihinduka, ntabwo ari nko kuvuga ngo niba ndiye imyumbati ngo nimugwa ndi buryo umuceri cyangwa buryo iki, hariya ibintu byaho ntibijya bihinduka ingano ntibihinduka. Ati ku isukari nemerewe nzajya ndakwihera isukari bro, ati ikintu cyitwa igiceri hano muri gereza uzakimbaza, ati nzagutunga ubeho neza uburyo uzasohoka bakavuga ati icyaze umwana wagira ntabwo avuye mu igororero. Ariko umushene uramushene karabo k'Imana, mushene nawe aje abaga nta kinya, ati ndaje mbabwire, ariko n'ikindi biri ndani mu gipangu by'umuhongo arimo arakora, ati hariya mu bikuta ngaho ngo Jihadi ngo yageze ngo yumva atanavayo, ngo kubera ko ngo noneho ari kubona imizo wagege ngo uko byifuza. Urumva we ameze, urikumva ameze nk'umutipe bafata bakafungira mu bakobwa, urikumva kandi abakunda, noneho buri uko abishaka abibona, kandi buri kimwe cyose akibona. Rero aravuga ati bitewe n'uko ndi kubona hano nyine ibintu byerekeranye n'imipfura, kumva ngiye gereza nayegomeramo kabisa, urumva akigereza yaryohanye, urikumva Jihadi ashukashuka kana kazajya agabwira ati nge nzagutunga amafaranga nzayaguha, ariko abantu benshi twigeze kuganira nyine bigeze gufungwa nyine mu magororero, ati niba ari ikintu cya mbere nyine gituma n'umuntu ashobora kwisanga abirimo ariko nyine atarigeze abibamo, ariko bitewe no kuvuga ngo wenda ako gasukari akabone agira iki bikarangira nyine umujene abaye mutinga nyine nawe nyine atari kubwo bushake bwe nyine, ntabwo aba ari kubwo bushake bwiwe kabisa, ahubwo we kubibamo kwa kundi nyine abo bitewe n'ubuzima arimo, yego bukamutwara kuba yagira ute yakora ibyo bintu, uri kumva. Rero ngo mw'urwo rwego nibwo Jihadi umuhungu wacu twari twemera, ni umuhungu n'umukobwa, ubundi hariya turamufata mu kikikiro, ni umuhungu ariko nabonye no mu bantu nyine abantu b'abatinganyi amapede nyine ngo ubusanga ngo harimo ngo umugabo harimo n'umugore, kandi bose ari abagabo. Reka tubifate gutyo ngo umuhungu wacu rero ikintu kimbabaza mani, ikintu kimbabaza abakobwa bari hano hanze babuze abagabo, babaye ibicucu bagiye ngo kubana n'abagabo, abakobwa babuza mani, ari n'indi ari inkuru mise nibuka, wenda sibyo ntago ndibuze kwihuza niyo ngo ya Jihadi akora ubukwe ku myaka 60 na mama we yasaze, uwo mukecuru nta kuntu utamuzi, bose ni abakecuru, ati Imana iramwibutsa, kandi nyine ugasanga bari kuba baramujyanye, nibo baturumbiye nyine bajya kuba nyine nibo baturumbiye, usanga ngo bari gukunda ngo ibibuno by'abahungu bagenzi babo, urumva. Rero Jihadi twigarukira kuri Jihadi, Jihadi rero ngo yarebaga ku kana agiye koga ngira rikazamuka, ngo uburyo ngo yakarebaga gakina mu biganza bya bindi ngo byaba ari kazari bro, ngira ngo cyakavuga ati karakara ndaje nkasatura, urumva wana kana aragenda agashukashuka ngo karemera, urumva kucyagiye abasekirite batuje nyine ari ninjoro batuje, ngo bagiye kumva ngo bumva ibikuta biri gukubitana biri kubombana, bakagira ngo nta mabuye bari gutaho cyangwa ngo bari gucukura, bari gukoresha amapiki kugira ngo batore, urumva ngo umusekirite ngasukuza ngagiye kureba nyine ibiri kuberaho muri gereza tu, basanga ngo Jihadi kabisa ngageze kure ngo bari kumumenagura ngo nabyakomeye, garangije Jihadi ngo bamugezeho, urumva nyine ibyo ari gukora abigeze kure, nga baravuze ati nawe gera hano hino ngo tujoyininge ngo twegerane, urumva aho ngaho wari uje kureba ko byifasha umusekirite, ngabonye ngo uburyo ngo yabaye yakamitse amaso nyine bitewe n'ibyo bintu, garatinya aravuga ati wasanga nanjye kimfasha ahubwo, umujene bita Karabo k'Imana nawe arangije ati inkuru gereza yose barayizi niba nsohotseyo, mujene mwicare mutera agatebe mbabwire ibyo umuhungu wanyu ari gukora.
buriya karabo k'Imana ndibaza baza gutikurana ko numva bivuga ngo wari wahagaze niwe washutingaga iyo video. Oya inkuru nka ziriya baba bagufashe ntabwo bibura kumenyekana. Ntabwo bibura kumenyekana, ejo ntihazabura n'undi bagira gutya bakarekura atashye akavuga ati inkuru rwose umujene yababwiye nta vumbi rero cyangwa ivumbi ririho. Ikindi kintu nibaza abantu nka bariya babatinganye abari abahungu ariko arabatinganye nta kuntu bazajya bafungirwa ahabo bonyine bakubakura mu bandi. Ahubwo urumva abo batije umurinda, ahubwo urumva bakoze ikoraniro baba batije umurinda ntacyo waba ukemuye. Ahubwo icyo gihe kijyabwo dore kibaho niba afungiye hamwe n'abandi akaba nyine afite iyo mico navuga nyine itari myiza, no kumutandukanya n'abandi bakamushyira muri kasho. Nkuko numvise umujene avuga ati kuva yagaragaye ibyo bintu, iyo ufite iyo myitwarire itari myiza itemewe bahita bagushyira muri kasho ufungirwa wenyine. Ako Jihad rero, Jihad hano hanze araza akadukubita inkuru zadanje akatuzereza urumva, none ageze no muri gereza sekirite atangiye kubatesha imitwe, abarimo bafungiwemo imipura ari kuyibaka ku bwinshi. Jihad nawe rero ariko sinzi niba ibyo bamuvuga ari ukuri cyangwa atari ukuri, ariko niba ari ukuri bakwita kurutanga, ariko nta nubwo bwari n'ubwa mbere rutanze. Buriya Jihad ibyo bavuga niba ari ukuri shamugana, ariko se ubundi Jihad ni ubwa mbere rutanze, ntabwo yigeze kubona video yasohotse yashyize akanyoni ke hanze yakarasa imihanda yose. Ababyita guhena mu bako yahennye mu araze urahena mu bako basazaza umuntu abantu benshi bategereje umuntu bita Gasuku Bombe agiye gusohora, niwe bategereje. Ariko Jihad man nge nanjye babivuze urumva ibintu bya Jihad ndagate se ibi bintu bibaho. Jihad koko agere no muri gereza no kwifata irari ryange neza. Icyakora niba hari umuntu uzi yuko wenda hari beef wenda bari bafitanye na Karabo k'Imana yabivuga ko batewe n'umujene we bafitanye beef akaba ariyo mpamvu ari kuza kugira ute, akaba ariyo mpamvu ari kuza kubivuga kuri bari bafitanye beef. Ariko niba umuntu nta beef abazanyeho kandi akabasobanukiwe neza amategeko yo gutangaza inkuru z'ibihuha, ubwo urumva umujene nawe yaba ari kwishyira mu mazi nyine, urumva yaba yishyira mu byaha. Cyangwa se impamvu ari kumubaga kuriya nuko azi yuko Jihad atari buve muri gereza aze kumusubiza igihe cyose azaviramo. urumva n'undi ntago azabura kuvuga. Jihad benshi batinyaga kuvuga, yavuga ati uramuvuga hakubage, nawe yazaga nta mikino akitereka hariya atabashu ati mufata udusoga bugari twanyumvira ute zimbate mu bro. None ubu ngubu kubera ko ari inyuma y'amafera beto urumva naho ari kubatamo nawe abo ngari basanga ariko batamo ntawamenye. Ariko nyine hano hanze bari hanze kabisa bari kumubaga umunsi ku munsi, nta miyaga bari kumukiriramo. Ariko bura umuntu wabyumva neza nk'ako kana yafashe, ariko se ubonye nk'ako kana yafashe kakakuganiriza kubwira uburyo byagenze urumva, niwe wakubwira uburemere bw'ibyabaye bro. Sinzi biriya si ubwo umuntu yakoze icyaha n'ubundi hari ibindi byaha yari ari kuryozwa, wenda nuko tutasomye amategeko ngo tubashe kuba tubisobanukiwe neza. Ubwo urumva nta kuntu bagira gutya hakaba havukiramo n'undi rubanza wo gufata ku ngufu umugabo mugenzi wawe. Umugani si gufata ku ngufu hariya cyangwa babyumvikanye, ariko babyumvikanye bashobora no kuba babyumvikanyeho, uwo akakurega kubwira ko wamushutse ukoresheje imbaraga ufite nyine wenda ayo mafaranga kubeshya. Yego akavuga ko wamufashe ku ngufu aho ngaho. Ahubwo uwo mupeti niyo umubonye ukamuganiriza atari ko yaramurebaga rwose akavuga ati uriye amazi akuzura akanwa nawe uzancike. Nigeze kumva hari ibijana bari kuvuga ngo yaramurebaga ngo igice kikaza mu kabuno kubera kumva mushaka nzatara. Yari yaramugiriye irari ryatara. Akajene kakabogare ntabwo akagomba kuncika. Ati kora akabogare ni nayo mpamvu wabona aranagize gutya kagapanurasha wasanga hari agapanuye bro. Nyine urumva niyo mpamvu rero umuntu nje iyo umuntu aje akambwira ati uri bogare bro, genda mubwira ati ngendera kure umuhungu ati cira birarura rwose babarero urumva bitangira gutyo. Umuntu wese ugiye kugutinga urakumva
bitangira aza kubwira turi bogare. ako ndi kumva ushaka wabibwiwe wabikuye urumva ibi biboro bigenda biba ku bantu benshi urukumva. Hari nk'ahantu umuntu agera ugasanga uhuye n'ikijene kumva kirakubwiye ati uri bogare kishaka nyine ibintu nk'ibyo. Ariko abantu benshi n'ijyatana bitinda akabaye nyine ati ni ibintu biraho kwa baramushimye ngo n'umuntu wa daje. Ase gute umutipe umuhungu mugenzi wawe aza kubwira ngo uri bogare abashingiye kuki? Ko nabaye ati nyamaro nguyu ati kumva umutipe arakubwira ati ngo uri mwiza. Ngo mbona uri mwiza urankorora barankorora. Oya aho ngo ukivuga gutya feri ya mbere no kujya ku nzego zibishinzwe. Buriya ari n'ikindi kijene jewe kigeze kunyandikira kuri Facebook. Kiranyandikira ni nejo bundi vuba. The head ubuhamya urumva kirambwira uti se Oridi ngo bimeze bite? Kibwira ati ni fresh. Atasama ko ati amakuru ni meza ati nakurebye iki niki urukumva. Ati nge numva ndagukunze. Nta foto cyari gifiteho ndabaga ati se wasanga ari nakana kari kunyandikira na wamenye urumva. Ubwo nanjye nyishima ndavuga ati nanjye rero nubwo ntarakubona ati nkubonye wasanga nkuko nagukunda kabisa urumva. Nambwira ati se wanyohereje ifoto yawe. Ngiye kunyereza ifoto. Nubwire ko wasanze ari umuhungu. Sanga ni uruhungu rufite urusura wagira ngo nobwira kabiri. Ngati manakibwira ati se ko mbona uri umuhungu. Ati nge rero nikundira abahungu bagenzi banje. Ati nyine ngo nkunda ngo kunyongota ngo ziranzogera za Ruganzu ngo z'abandi bahungu. Bandamubwiye ati nabajene dufite. Aramva namubwiye ati karifu wowe kunyongota inzogera za Ruganzu zanje. Urumva ibyo bintu bishoboka. Nabajene dufite. Ndavuga ati se nibaze nk'uyu iwabo baragendesheje bazi ko bafite umwana. Urumva dufite agasore. Dufite agasore. Birababaje. Kirageze kiba kirambye ati rero jewe nanagutamo nanagutegera urumva ngo tugahoza. Uzi ikintu cyose kibaho? Nahise mu broka. Niba rero araba. Nahise mu broka bro. Ori dari n'ujya ndeba. So mujene bita Semuhungu wenda we yari heruye. Semuhungu we rero yabikuye yabishyize public. Type nawe wigize nk'umukobwa umuntu utamuzi yawe. Wabona ari umukobwa namuzi mare uziko nabonye arusha n'ubwiza wa baby benshi. Benshi cyane. Benshi pe. Ariko niba ari ibintu biteye iseseme. Bari biboro ngenda bibona mani nkumva no muntu nanhe iseseme. Ngiye kamanzana bura nuko nyine hari ibintu bibaho. Babona nk'umuntu w'umutinganye ngiye tutagendana. Uti gute rero? Baravuga ngo ihene nziza nawe wizirika nawe wizirika ihene nziza. Ihene mbi nawe wizirika nziza. Ushobora kugendana nawe bikaragira kwanduje. Urumva? Ukazisanga nawe ugize ute? Ari yuri. Oya ubundi mbere na mbere abantu bavuga batura muntu nyamara uko biri kose dukurikije uko tumubona turamuna ashaka kuba ari peda cyari umutinganye nyene nkuko bivuga. Ubwo rero kukubona ugendana nawe bo muri inshuti ngura kubona iki aho batabati cyaho uracyemeye ati bahagiye bahita bavuga ati bwo mujya mubikora kwaje mubikurikirana urumva. Ubone no bazi guhwihwisa inkuru ndetse tubona ajya no kugura pampa ati urumva hari n'ukuntu ubigendana nawe abantu hano hanze urabiza abantu ukuntu bazana igihuha agahita confirm avuga ngo ngiye naramwiboneye agiye kugira iki agiye kugura pampa ari mu gitondo ati basigiye barara hamwe. Umuntu ajya kivuga ati ibintu narabyiboneye ati hari umuntu gutya aba yamaze kukwica mu mutwe kera biba byarangiye. Ariyo mpamvu ubwira ngo njyewe umuntu umenye neza yuko ari umutinganye nugucukubiri nawe kuko nubundi inama zose yakugira nizo kubijamo. Ariko abajene birabino ariko abenshi ngo bagenda babikurikiyemo yuko abenshi dore igituma ngo babijyamo abenshi bagenda bakurikiyemo udufaranga bashukisha umujene akanga gukora akavati none wongeye kujya nirira amafaranga nemere bamene kabisa ko nibonera igiceri nibonera udufaranga ako none wajya kureba utwo dufaranga ugasanga nibyo wenda uratubona ubu ngubu mu myaka ingahe ibyo birabino nta muntu ubikora imyaka ntago yarenze 5 abikora ari we wagitinga nk'ubu ubujene musigaye muhura nyine ugasanga mwarakuranye umujene mwakuranye umuzi neza urukumva yari umuntu muzima mukazongera guhura
ubona wa mujene yarahindutse kwa kundi mwa muri kumwe ukazajya wumva mushobora kuba muri naryamye ukumva uri kugufumbata ariko kwiyegereza byatari hagateze ayo mujene kibigerageza gato kitogora bate abo bazimu akitoka shitani mu izina rya Yesu. Ari abantu hari boro nigeze kugenda Yes. aya nari ngiye nyine gufata akantu. Yes. Noneho nicaye kuri aho umuntu aba yicariye tu. Yes. Umutipe araza ahicaraho twicaye turatera story nyine turaganira urikumva. Yeah. Akavuga ati aravuga ati ko wari gufata baguha kandi. Yego. Ndavuga ati nta byadange dutera story. No mujama. Ati no mujama wanje. Urikumva? Yes. Mutipe nkabona atangiye kugira ute kunyiyegereza. Ati se uyu mujene wagwana urikumva? Sinzi ko nakase umujene undi mutipe barambye ati ura mutipe umwitondere. Atamenera inyo na mikino atakobita inzogera za ruganzu ngo nawe niba uri tayari araje kwasa ati ikintu gihari arakugurira iko ushaka. Yes. Narangiza kubwira uti dutahana ugere hehe iwanje mu rugo duhaye wagera nene dore we narago nameze neza ati wa uryamye ati kandi yigezeyo ati ni wamucika imbaraga zose waba ufite rutigira ngo bamutije n'izindi mbaraga bro. Kandi abajene benshi ari n'ukuntu wenda bira bintu bimubaho bikamubaho wenda ari nk'ubwa mbere wenda sibyo akareba hari uwanga kubango atabaza katse abantu bagira ngo iki nyina agahebera urwaje nyine akavuga ngo ni handi usanga umutipe wundi umujama yarihebye nta muntu ashaka kuganiza ibintu bye kandi umujama arahohotewe umutima urashinja nyine arahohotewe. Nasiba amaze kumbwira gutyo umujene singezeyo ngazandabona kwa kundi nyine nanjye nigira umuntu uzimaze kugeramo urumva hari ukuntu abakwifatisha ati umaze kugira ati tugenda uryame umusare ntabwo uretse gatoya ndaje nsubira mera nk'usubiye hehe kuri tuwarete. Yes. Nakinye biroko narirutse urumva ndafata akamoto abajene umujene kugira aze kunyica rwose kumva ari n'ukuntu uba umaze kunywa n'izo nzoga ziba yakuguriye gutyo agahita arakara. Yes. Ari n'igihe rimwe na rimwe utanamenye wanacunze nabo ugasanga ntuzi n'ibyo wenda yakuvangiyemo ndavuga ati rero niba ari aha bigeze ariyo mpamvu ngewe ubu ngubu rwose umuntu nibaje aje ngo akaza ngabona nyiyegereshwa ubwo mpita mvuga ati bamunyize kabisa bakundi n'umuntu bamundi kuko ibi bintu atangiye kuzana kuko ndi kubona ibintu by'ubutinganya hanze bimaze kuba byinshi. None se ibaza umuntu utari gutinya kugira ngo kubitira umupuri muri gereza muri hanze se mwayageze hanze wamucika ntabwo wamucika none afite n'amafaranga afite niyo liberite none n'impamvu zatuma afatirana n'umuntu so ni ibintu bigoye cyane ariko abakunzi bacu ndakeka babyumvise umuntu bita Kana K'Imana badutayemo bangate mwiganirira mujene we ahari kabisa yaze kuburamo utundi tugeso tutari twiza kurya abantu umunsi ku munsi. Yego rero iyi ni Dreamax TV ndi kumwe na Kabuye from Rubeje tugenda tugaruka ku makuru agiye atandukanye barimo aragenda avugwa hirya no hino. Iyi ni Dreamax TV reka ngushimire twabanye muri iki kiganiro ndetse nanagusaba ko ukora subscribe kuri Dreamax TV tukajya tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Niba uri umwe mu subscribers dufite badukurikirana umunsi ku munsi reka nkubwire ati salute papa uri umuntu w'ingirakamaro kuri twe. Iyi ni Dreamax TV naho butaha.